Ndabasuhuje mbaha ikaze kuri Kigali Bar and Sale nk'ibisanzwe ndi Moses. Tubazaniye nanone urugo rwiza rurimo rugurishwa hano mu Busanza Kicukiro, ni mu Busanza n'ubundi. Mu by'ukuri iyi nzu uramutse uyiguze nakubwira ko wajya ukoresha umuhanda wo mu Kagarama, ni umuhanda mwiza ugezweho kandi utagira ambutiyaje. Ni inzu rero nziza. Inzu yacu ifite ibyumba 4, ikagira dushe na toilette 3, ikagira ndetse n'ikindi cyumba twakwita ko ari nk'icya gatanu cya ofisi nziza cyane, ifite na access hanze. Mu by'ukuri ikagira n'amanex, ubwo urumva ko ari inzu yisanzuye kandi nini. Iri muri quartier nziza, ni ahantu hari amazu n'ubundi hasanzwe hatuwe, ariko si cyo ndi butindeho. Icyo ngiye kugira ngo mbereke ni uko tugiye kwinjirana nkagenda mbereka akantu kandi mu bigize ino nzu yacu. Aha twinjiye rero nk'uko mubibonye, ahangaha turasanga parikingi y'imodoka 3. Ni imodoka 3 ziparitse neza, wazumingaho gatoya ukabona ko dufite n'akajaride keza hariya. Ariko reka nkubwire, iyi nzu ikirusha izindi, uzi ko iyi nzu yubakisha amatafari ahiye kuva hasi kugera hejuru, kandi hari n'ibintu nawe wibonera ko bahise bomekaho na za ruriba. Nibaza icyo kintu nawe. Ni inzu wagura ukazayiraga n'umwana wawe. Ni inzu nziza cyane ubona ko iteye neza kandi isobanutse. Ni ukuvuga ko rero iyo tuvuye aho tukegera ahangaha imbere gato, dufite hano hejuru rooftop, tukagira urubaraza rwiza ruri ahangaha, tukagira na rwa rugi rwo kuri ofisi ya 5. Ubwo urumva wabiguriye nk'ibyumba 5 muri rusange. Mu by'ukuri iyi nzu yacu iri ku giciro cya miliyoni 140. Wikata ngo ujye i Kanombe, garukira muri uwo muhanda ujya mu Kagarama, wigurira hano mu Busanza kuri miliyoni 140. Nitugeramo imbere uratangara, ni nziza kandi imeze neza cyane. Reka mbacishirizemo gato kuri rooftop murebe uko byo bisashe, hanyuma tubone kujya mu nzu. Ngira ngo murabona ko rooftop yacu twamaze kwigeraho. Ni rooftop nziza igereranyije, ntabwo ari nini cyane, ariko ubona ko nayo yakakira abantu kandi ikagufasha no kwereka quartier inzu yacu irimo. Urabona ko ari ahantu hatuwe hameze neza cyane, ntabwo waba mu by'ukuri utuye wenyine. Ndetse n'ahantu mazu mubona imbere ayacu aragurishwa, we waza ugahitamo icyo ukagura zira zo hakurya. Reka twinjirane mu nzu murebe ubwiza bw'inzu yacu. Aha mubonye ko tuvuye kuri rooftop. Ahangaha turi ku rubaraza rwiza cyane, gera ku nzu ukuntu yagiye asiga amarangi, ariko ubwo simbitindaho twinjirane. Mu by'ukuri njye nakunze uno muntu ukuntu yadesigninze plafo ye. Nawe nubikunda uranabitubwira muri comment, kuko ibi ntabwo bisanzwe. Urabona ko ari ibintu bisa neza cyane, kandi noneho urabona ntabwo bigeze barya salo. Urabona ko salo ni nini cyane yisanzuye. Mu by'ukuri reka mbabwire, Abanyarwanda basigaye bazi kubaka ku buryo nimba nawe wari ufite amafaranga uteganya ngo kugura ngo ibibanza ngo ugende wiyubakire, uzaba uhombye cyane. Ntabwo wakiranura inzu neza gutya kuko wowe nta bumenyi urabigiramo. So ahangaha ni kuri TV stand, tuhafite amarangi meza cyane, ubona ko ni ibintu nyine nawe utabibamo, niyo mpamvu mbikubujije, ntabwo wabishobora. Twagera ahangaha tukahasanga iyi design. Nyamuneka wikirirwa gufata amafaranga yawe ngo ujye kubaka wirirwa urwana n'abafunzi bo kwibasima cyangwa bagira bati ngwino hano wigurira inzu yubakisha amatafari ahiye, ifite na finissage y'amarange ya mbere yozwa. Ubwo tuvuye aho ngaho muri salo duhura n'akadesign keza ku rubaho. Izi zose ni za muvura, ariko ahangaha ubwo twinjiye hehe muri salamanje nini cyane nayo yisanzuye. Ndakubwiye ngo aba bantu bazi kubaka ku buryo niyo ari ikibanza cy'ubuso 400 bakibyaza umusaruro, kandi ukabona inzu ko yubatse neza cyane. Tandukana no kubakirwa nabi, uze wigurira inzu nta stress ufite. Ahangaha ni lavabo nziza, ubona ko nayo twajya tuyikoresha, ariko iyo duhindukiye iki ni cya gikoni mukunda. Banza banyirikira ku rugi, n'urugi rwiza cyane rwa muvuru, ubona ko hariho na bya birahuri bya katedrali. Ariko iki gikoni impamvu namubwiye ngo muragikunda, ni bya bikoni nyine umuntu ashobora kuba yicaye muri salo ntubone ko ibyo ari gukora ntabwo ushaka kubibona. Urumva ko ni igikoni cyiza cyane, ariko n'ububati bwacyo mu by'ukuri njye nakunze uburyo yagiye abikora. Hari aho umwera ashobora gushyiramo amatasi, hari n'ahagiye hafunze yashyiramo ibintu byose. Ubwo umwanya wa gazi kuko urahari, tukagira n'umwanya wa firigo, buri kantu kose hano kagiye gateguye.
reka no gutinda kandi icyo duhera mu cyumba cy'abashyitsi murebe naho uko byifashe. Urabona ko hano duhura na rwa rugi rwa mufura rwiza cyane runini kandi rusobanutse. Twakomeje rero turi mu nzira ijya mu cyumba cy'abashyitsi. Ese wacyitegereje urabona espace gifite ukuntu ingana na plafond nziza. Kuri miliyoni zawe 140 ntucikwe n'uru rugo. Ndebera dushe na toilette y'iki cyumba. Kiriya cyumba urakibonye ko ari icyumba cyiza cyane na dushe na toilette yacyo. Twakomeje, iyi ni inzira ducamo tugahita tugera ku gice tugiye gusanga ibyumba bitatu bikigize. Ni ukuvuga ko ahangaha tuhafite icyumba kinini kandi kigari cyisanzuye. Binakunze uburyo yagiye ayikata. Nakubwiye ngo we niba ushobora kunze ugiye kubaka ukayikata nabi cyangwa bakakugura ibikoresho wanze kugura miliyoni 140, mu by'ukuri uzicuza. Aha tuhafite umuryango ushobora kuba wajya mu gikari. Urumva ko dufite options ebyiri zo kuba wajya mu gikari, uciye mu gikoni unaciye aho. Ahangaha rero tuhafite ikindi cyumba cyiza. Ni ukuvuga ngo amakaro wasanze muri salon nayo usanga buri kantu kose yaba n'amarange. Iyi nzu ndakubwiza ukuri ko n'ikibanza ahangaha ubwacyo kiba gihenze, utahabona ikibanza munsi ya miliyoni 40. Urumva ko aha hantu hacu buriya akeza karigura. Banyerekere iyi dushe na toilette nziza cyane isangiza bino byumba bibiri. Nimba witegereje neza ukabona biriya byumba uko byari bimeze, biraguha igisobanuro cy'uko master bedroom ijya kutwereka uburyo iri bube imeze. Ntabwo nanagutindira, ubwo twatangiranye tugendana turahera muri dushe na toilette yayo. Ndebera harimo cya kirahure cyiza cyane mukunda, kugira ngo byamaze kuba ko ari ngombwa ko umuntu wese agomba kugishyiramo ahantu heza cyane. Toilette na lavabo byo murabibonye nabyo ko ari byiza cyane. Dukomezanye, iyo tugeze ahangaha duhura n'ubudasa. Ntabwo nakugira inama yo kwishobora kukubaka nabikubujije, kuko ntabwo ushobora kumenya kubaka ino design. Kuko iyo urebye iyi plafond ukuntu imeze, ukareba uburyo hari amatara meza, wareba uburyo aba yarakoze akantu keza cyane ahangaha kaka design, kandi nako kaba kameze nk'ububiko. Ushaka kujyamo amafoto yawe n'umuryango wawe, hanyuma tukagira garderobe nziza cyane ahangaha. Iyi nzu ntabwo ibiteguye neza koko. Kuri miliyoni zawe 140 hari ikintu watubaranye muri Kigali Buy and Sell. Mu by'ukuri hari ahantu uri kubona muri screen yawe handitse ngo subscribe, kandaho. So tuvuye mu cyumba rero twinjira muri ya office yacu ya gatanu ushobora kuba wakoresha nimba uvuye mu cyumba ukahita wicarira hano ukajya kuri machine watunganya akazi kawe. Reka nshimire wowe twabanye cyangwa se mwebwe twabanye uko ndabizi bamwe benshi tunafatiraho umwanya wo gusoza, ariko mbabwira ko iyo nimero uri kubona watwandikira cyangwa se ukaba waduhamagara tukagufasha kugeza kuri inzu nziza cyane iri hano Kicukiro mu Busanza, ihagaze miliyoni mu by'ukuri 140. Urumva icyo kintu, ariko miliyoni 140 kandi abo ushaka kuza neza tukaganiramo gatoya hakaba habonekamo discount. Ni ukuvuga ngo rero dusure uze tuyikugezeho, kandi murakoze. Amahoro y'Imana agomeze kubana namwe.